ijambo ry'Imana atubwira rero ngo umwuka wera niwe uzamurikira abantu yayoboye bavuye hano ku isi kuko tubisoma hariya mu Befeso ibice 1:30 ngo ntiduteze umuyobozi ntiduteze umwuka wera agahinda kugeza ku munsi wo gucungurwa kwa Kristo. Kandi ijambo ry'Imana atubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ntabwo ari abayoborwa n'umupastori runaka n'umupadiri runaka, ntabwo ari abayoborwa na papa, ahubwo ni abayoborwa n'umwuka w'Imana, nibo bana b'Imana ndetse nibo bashobora kuzabona ubwami bw'Imana. Twongeye kugusuhuza tuguha ikaze inshuti mukunzi impambanyo TV Mahoro y'Imana abane namwe. Nkuko mubibona rero turi kumwe na muzehe mushumba wacu mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko umuhamagaro y'umuntu afite umuhamagaro igihe cyose ahora afite ijambo kandi ryafasha abaryumva kandi rigahesha umugisha abaryumvishije. Niyo mpamvu kuri uyu mwanya twifuje kugira ngo tumuhereze ikaze hanyuma nawe atange impamba mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Tuguha ikaze. Bene data banyumva muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana yerekeye umubatizo w'umwuka wera. Amen. Umubatizo w'umwuka wera watangajwe n'umugabo witwa Yohana igihe yatangazaga watangajwe n'umugabo witwa Yohana yoherejwe n'Imana kubatiza umubatizo wo mu mazi menshi. Noneho abantu bo muri icyo gihe baramubaza bati none washobora kutubatiza mu mwuka wera? Muri Matayo ibice 3:11 arababwira ngo ntabwo nashobora kubatiza umwuka wera, ati ahubwo hari uzabatiza mu mwuka wera no mu muriro ari Kristo. Noneho Kristo araza yigisha imyaka 3, agiye kugenda aba umwuka wera abahumekera ati mwakire umwuka wera kuko tubisoma muri Yohana ibice 20:22. Abahumekera umwuka wera akomeza kubana nabo iminsi mikeya, agiye kugenda abateraniza hari Yerusalemu, arababwira ati ndimuve hano Yerusalemu, ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, kuko mu minsi mike muzabatizwa mu mwuka wera. Iryo tangazo Yesu arisubiramo, amaze kurisubiramo arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo kumpamya Yudaya ni Samariya ndetse no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga cyo azamuka mu ijuru. Abo yabwiye rero bari abantu 120, intumwa 11 n'abandi 109 basanzwe ari abigishwa ba Yesu. Bagenda bategereza nk'uko Yesu yababwiye ngo bagiye gutegereza i Yerusalemu mu murwa. Baragenda barasenga mu minsi mike igeze ku 9, umunsi wa 10 bamanukirwa n'umwuka wera ari 120. Mwuka wera icyo bamenyeshe ko bamanukiye n'umwuka wera, babatijwe n'umwuka wera, nuko waje ku munsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote wahozeho witwa umuganura w'isarura w'ibisarurwa, umunsi mukuru w'ibisarurwa, ariko umunsi waje wamanutse witwa umunsi wa Pentekote usohoye babatizwa mu mwuka wera ari 120. Umwuka wera rero ntabwo wabatijwe umunsi gusa, ahubwo iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya muri mu byakozwe n'intumwa ibice 10, dusanga nabo kwa Korneliyo bari abanyamasengesho. Noneho
Imana ibona ko bataba abanyamasengesho gusa batabatijwe mu mwuka wera, ibatumaho Petero agezeyo arigisha ku murongo wa 45 w'ibyo bice 10 haratubwira ngo akivuga ayo magambo ngo abumvise ayo magambo bose banamanukirwa n'umwuka wera, noneho ngo bumva bavuga izindi ndimi barahanura. Icyatumye bavuga izindi ndimi ni uko bari babatijwe mu mwuka wera. Kigaragaza kubatizwa mu mwuka wera ni ukuvuga indimi. Inshuro ya gatatu tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa 19 umurongo wa 1 kugeza 6 haratubwira ngo Pawulo ageze mu Efeso ahura n'ababatijwe mu mazi mu mwuka we mu mubatizo wa Yohana, arabaza ngo mbese mwabatijwe mu mwuka wera? Baramusubiza bati ntabwo twumva umwuka wera. Pawulo arababwira ngo umwuka wera ngo abantu babatizwe mu mwuka wera, babatijwe mu mazi menshi, ngo Yohana arababwiye ngo bagomba kubatizwa mu mwuka wera, kuko Yohana ngo yabatizwaga mu mwuka wera, yabatizwaga mu mazi, ababwira ngo bazabatizwa ngo hari uzabatizwa mu mwuka wera, niwe Yesu rero yaraje abatizwa mu mwuka wera. Ngo abo bantu bari 12 abo bo mu Efeso bari 12 bumvise ijambo ry'Imana bagira inyota yo kubatizwa mu mwuka wera, ngo babatizwa mu mwuka wera, bumva bavuga izindi ndimi bahanura. Ni ukuvuga ngo iyo ni inshuro ya gatatu ijambo ry'Imana rivuga abantu babatizwa mu mwuka wera bavuga izindi ndimi. Ndetse ku munsi wa Pentekote iyo tubisoma hariya mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 duhere ku murongo wa 37 abumvise ijambo ry'Imana barihanye. Petero arababwira ngo nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu mazi menshi, ngo kandi numara kutezo ndambwe uko ari 2 ngo muzahabwe umwuka wera, ngo isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abazahamagarwa n'umwami Yesu. Abazahamagarwa n'umwami Yesu rero nitwe ijambo ry'Imana ryavuze, abazahamagarwa n'umwami Yesu mu minsi y'imperuka nabo bakwiye kubatizwa mu mwuka wera bagashobora guhamya Yesu. Umwuka wera rero ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu agomba kubatizwa mu mwuka wera. Uwo mubatizo watangajwe na Yohana kongera gutangazwa na Yesu, na n'uyu munsi uracyariho ko ntabwo wavuyeho. Ijambo ry'Imana ritubwira rero ngo umwuka wera niwe uzamurikira abantu yayoboye bavuye hano ku isi, kuko tubisoma hariya mu Befeso ibice 4:30 ngo ntiduteze umwuka wera agahinda kugeza ku munsi wo gucungurwa kwa Kristo. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ntabwo ari abayoborwa n'umupastor runaka n'umupadiri runaka, ntabwo ari abayoborwa na papa, ahubwo ni abayoborwa n'umwuka w'Imana, nibo bana b'Imana, ndetse nibo bashobora kuzabona ubwami bw'Imana. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu Baroma ibice 8 umurongo wa 1 ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko babatuwe bavanywe mu bubata n'umwuka wera. Umwuka wera n'umurimo akora wo kubatura abantu abavana mu byaha. Ndetse iyo dusomye mu Byakozwe mu Byahishuwe ibice 22 hariya ku murongo wa 17 haratubwira ngo umwuka n'umugeni barahamagara, ndetse wumva nawe nahamagare. Ni ukuvuga ngo umwuka ahamagara abanyabyaha abahamagarira kwihana, ndetse n'umugeni ari ryo torero ry'Imana no ku isi
itorero ry'Imana ni umugeni naryo rihamagara abihana. Ndetse n'umwumva uwumva ijambo ry'Imana wese agomba guhamagara abihana abasanga Yesu. Umurimo w'Umwuka Wera rero ni uguhamagara abihana ndetse no kuvuganira itorero, kuko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice 10, haratubwira ngo ubwo bazabajana mu nkiko ngo ntimukagire icyo mwitwazo cyo kuvuga ngo ko Umwuka Wera, umwuka wa so azabavuganira. Ni ukuvuga ko ari umuvugizi w'itorero ry'Imana hano ku isi. Ndetse ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari abo byakozwe n'intumwa ibice 13 umurongo wa 2, Umwuka Wera yabwiye iryo torero ryaho ngaho ati mundobanurire Barinaba na Pawulo batume umurimo nabatoranirije wo kuja kuvuga ubutumwa. Uwo murimo nawo wo guhamagara abakozi akabatuma ni umurimo w'Umwuka Wera. Hariya mu byakozwe n'intumwa bice 8 umurongo dusomye duhere ku murongo 26 hatubwira inkuru ya Filipo. Yaramubwiye ngo sanga ririya gare ugendane naryo usobanure wa munyamasengesho uvuye i Yerusalemu gusenga, ariko hari ibyo abuze, hari ibyo atazi abuze mu gusenga kwe, mu kwizera kwe. Icyo yari abuze ni umubatizo wo mu mazi menshi. Filipo rero yumvira Umwuka Wera, asanga wa muntu wari wicaye ku gare w'umunyamasengesho wari umunyetiyopiya avuye gusenga Imana. Filipo amusobanurira iby'umubatizo wo mu mazi menshi. Noneho amaze kubisobanukirwa, bageze ku mazi aramubwira ngo ko ngari y'amazi ikimuze kubatizwa n'iki? Ngo baramanukana baja mu mazi, Filipo aramubatiza. Ariko Filipo yamugejeje ubwo butumwa atumwe n'Umwuka Wera. Kandi iyo dusomye ijambo ry'Imana rero dusanga Umwuka Wera atuma abakozi. Ndetse iyo dusomye ijambo ry'Imana ari mu byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 17 hatubwira ko Umwuka Wera yatumye abantu batatu kubwira Petero ngaje mu banyamahanga, noneho kwa Korneliyo. Abo bantu batatu rero bakigeraho Petero yarari, Umwuka Wera abwira Petero ati hari abantu batatu bari kugushaka, ubumve kubona inzu ubatumye kuja kukubwira ibyo ukwiriye kuja gukora no kuvuga kwa Korneliyo. Petero yumvise ko ari Umwuka Wera wohereje abo bantu, yarabumviye ajana nabo yigisha abantu kwa Korneliyo, hihana abantu benshi kandi babatizwa Umwuka Wera. Ni ukuvuga ko Umwuka Wera akora imirimo, na n'uyu munsi aracyakora imirimo, na n'uyu munsi aracyahamagara abakozi, na n'uyu munsi aracyamagara abihana. Twe dusinzwe kumvira Umwuka Wera kuko umuririmbyi wa 388 havuga ngo muje mwumvira Umwuka Wera. Tugomba kumvira Umwuka Wera kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo utuka Umwuka Wera ngo ntazababarirwa. Ariko usebya Umwuka Wera impamvu atazababarirwa ni uko Umwuka Wera ari we muyobozi wasizwe hano ku isi kuyobora abantu no guhamagara abantu no kubigisha byose ibyo Yesu yavuze. Imana dufashe rero kandi bahe umugisha mwebwe abumvishije ijambo ry'Imana. Ndabasaba mbiginga kugira ngo mwumvire Umwuka Wera kandi mugire inyota yo kubatizwa mu Mwuka Wera, kuko ni isezerano ryanyu n'abazabaho mu minsi iri imbere Yesu atinze kuza, ni isezerano ryabo. Imana ibahereze umugisha mwebwe abumvishije ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Nimwakire ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana.
Uwiteka Mana yacu, nsabye wumvishe ijambo ryawe wese kugira ngo abashe kunyurwa no kugira inyota yo kubatizwa mu Mwuka Wera, kugira ngo agire imbaraga zo kugwamya muri ibi bihe, bisabye mu izina rya Yesu, amen.